icyatambutse mu nkuru inzitane twasize ni Murat asa naho yari yakongeje mu rugo kwa Ivy arimo ashinja Lucas kuba mutwitiye. Ese byaje kugaragara ko ari ukuri nangwa baje gusanga ari ibinyoma. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Lucas. Jinta akomeza guhata ibibazo Lucas, ariko Lucas ntavuge. Mujinya uramwica, nta kindi kintu akora, asingira ni Murat. Akamubwira ati ndeba mu maso, indu twite ni yanjye. Jinta ati yes of course, ndutwite ni inda ntwite ni yawe. Urumva ari yande? Urabona nasinze se? Urabona niteye nkaza ahangaha nkaza kuvuga yuko nwite kandi inda ntwite atari yawe? Lucas ati vugisha ukuri, urabizi neza kurya munsi nigeze ndyamana nawe. Amagambo yose nakubwiye urayibuka. Naranakwiyamye ndakubwira mvira mu buzima, ndanakubwira ngo ibagirwe ko ntazigera mba umugabo wawe. Ni Murat turahakana ko nyuma yaho tutahuye se? Twahuye se kandi tukaryamana? Lucas atari ko wasaze. Ni Murat atemerera umugore wawe ko ngutwitiye, wemereye ko mu byo mutunze mugomba kujya munyitaho nk'umugore utwite, kandi ikindi nanjye unshakira inzu ngomba kubamo nk'umugore wawe. Wabona hagiye kuzavuka musaza wa Ivy, nangwa se akavuka karumunake, we never know. Lucas afatwa n'uburakari n'umujinya, agukubitira ni Murat urushi rwiza. Ni Murat arazungerera, akaraba akagwa aho ngaho. Jinta mu bwoba bwinshi ahera akabwira Lucas ako ati papa Ivy wishe umuntu. Atangira kumuhungiza, ari nakamukoma muhamagara, ariko ni Murat ntaba yumva. Ira atari ku mundi Jinta, impuhwe zawe ko zizaguta ku gasi nk'ubwo nk'uwo nguri kumwitaho ngo bigende bite? Jinta atari kuri gutekereza. Urabizi neza ko aramutse apfuye umugabo wanjye bamufunga. Urabizi neza ko kano kanya uyu mukobwa aramutse apfuye Lucas bamukatira. Ira atari ko yadusagariye, yadusanze iwacu mu rugo. Twavuga ko yarari kwitabara. Jinta ati ngwiki yarari kwitabara? Seriously? Ese ubundi reka mbaze Lucas kandi umbwiza ukuri, gute uyu mukobwa yakwitera akaza hano avuga ngo aragutwitiye atagutwitiye? Ibyo bintu wabinsobanurira? Ese ubundi wageze iwe mu rugo gute? Wagiye yote? Wari wagiye gukora iki? Niba kuko mutararyamanye, zira video byaba ari ibihuha se? Ahera akafata telefone agahamagara ambulance, nayo irahagera bakajyana ni Murat kwa muganga. Ariko ataragenda asiga abwiye Lucas, akamubwira ati Lucas ibyanjye nawe ntago birangiriye. Gusa niba ubizi neza ko ibi bintu wabikoze, wibagirwe ko ndi umugore wawe, ndagukunda pe n'umutima wanjye wose, ariko kuri iyi nshuro ntago nakubabarira. Mbere nari kubyihanganira kuko nari mbizi neza wenda ko byabaye nahari, ariko se n'uyu munsi tubana. Jinta yinjira mu modoka
akajyana na Nimurate kwa muganga aramuherekeza. Lucas na Layla nabo basigara aho ngaho mu rugo. Layla yarakabaza Lucas ngate Lucas ngize ukuri nka mushiki wawe inda Nimurate atwite ni yawe. Lucas ati ngende umva byanandenze ahari meze nkaho ndi kurota. None se nukuri koko? Layla atari kuri umusazi akubaza nawe ukambaza mbwira inda uriya mukobwa atwite ni yawe. Lucas ati ibintu muri kumbwira simbizi. Jewe se namuteye inda tutaryamanye nta hantu duhuriye. Lucas nta kindi kintu akora abwira mushiki we akamubwira ati Layla ndarahira imbere y'Imana yo mu ijuru mbura umugore wanjye n'imfura yanjye sibo abantu bonyine nkunda. Sicyo kintu cyiza mfite kuri iyi si nishimira. Mbura umukobwa wanjye umwe rukumbi nkunda Kimi Ivy nangwa se mbura umugore wanjye Jane. Sinigeze ndyamana na Layla. Sinzanabikora sinzigera nanabitekereza. Imana nibona ngeze no kuri urwo rwego izatwara umugaragu wayo. Ahubwo ndi kwibaza ari kuyihe purpose? Kuko ibimenyetso byose afite biragaragaza ko inda ari yanjye. Ariko se how comes? Gute? Njye ntago ndi kubyumva. Can you imagine? Uyu mukobwa rwose yamenya gukina tu. Siko yamenya no guhimba ibinyoma by'ukuri. Layla ati mbwiza ukuri numbeshye. Lucas atari kusuragira ngo nkubwize iki. Ubu koko Nimurate arusha iki umugore wanjye? Ubwiza se? Umutima mwiza se? Akujya utekereza ko Nimurate na Jinta benda kungana? Ujya wibuka yuko umugore wanjye namushatse akiri muto cyane. None se ubundi ubarebye bagenda mu muhanda turetse n'amarangamutima yuko Jinta ari umugore wanjye, wowe uri umusore wahitamo Nimurate ureba Jinta? Hoya jewe ntago meze nk'aba bandi batazahaba bakajya gutora ibinono. Umugore wanjye arabanza kanikurikira hano uzigera musimbura. Yego kano kanya birangoye kumwumvisha ariko ndabiza zanyuma. Umugore wanjye niwe muntu wenyine ubasha kunyumva. Umugore wanjye niwe wenyine unkunda urukundo rudahinduka. Arababaye ndabizi ariko nawe umutima we ndabizi uri kumubwira ko byaba bitari ukuri. Urebe ukuntu agira umutima mwiza. Ari undi mugore ninde wundi mugore ushobora gufata umuntu uri kuvuga ngo umugore we ngo uri kuvuga ngo umugabo we yamuteye inda akamubona muri situation nk'iyi ngiyi Nimurate arimo yarangiza akamwoma inyuma kwa muganga. Nabura ntago ubona ko mfite marayika yigendera mu rugo rwanjye. Ibi byonyine biramaze. Nashaka mbeshye ariko mfite umugore utari gito. Ibi nibyo bituma mukunda, bigatuma ndushaho gushima Imana yamumpaye. Layla ariko kugeza n'ubu nturansubiza. Ibyo uri kumbwira sindi kubyumva. Lucas atari kurajya ngo nkubwize iki. Uriya mugore ndatwite si yanjye. Sinaryambana nawe pe. Yego byarabaye ariko byabaye kera cyane. Yarabona umugore wanjye uko byagenze urakuzi. Ariko now I can't do it and I would never do it. Uwo ntago ari we njyewe. Layla ati none niki kigushinjura? Uriya afite ibigushinja. Lucas ati kwanza hano ntago ndi mukoti wimpata ibibazo byinshi. Wowe ntago uri umugore wanjye ngo ndi kuguha ibisobanuro. Layla ati ariko ndi mushiki wawe ngomba ibisobanuro. Nta hantu ujya utansobanura. Tuve kuri Layla na Lucas twigire kwa muganga. Nimurate bamaze gukanguka mu kureba akabona Jinta ari hafi aho ngaho yashagiriye
gahera kamubaza tumeze neza basi se n'umwana nahungabana yagize urumva nta hantu uri kubabara Nimurata areba uburyo Jenta amwitayeho kareba uburyo yamuhangayikiye ibintu bikamushobera abura icyo amusubiza ahubwo araturika akarira gusa Jenta ati waba uri kubabara mpamagare Dr. Nimurata atoya urakoze mama Ivy nanameze neza reka dutahe Jenta atoya utaza kugira ikibazo gusa umwana utwite yaza kugira ikibazo reka kwa muganga niba bari bugusezerere Nimurata atoya ameze neza Jenta atoya ntago ndi butumuta urava ahangaha uko abaganga bakubwiye ngo utaha Nimurata atoya ariko ameze neza Jenta ati okay niba umeze neza nta kibazo ntago ndi buguhatirize kuguma hano reka njye gusezeza badusezerere nkwerekeze nkugeze mu rugo Jenta ahera akasohoka Nimurata asigaraho amarira ari yose nubwo atari kubundi wa mugore buriye iki yewe ntabwo njya gusobanukirwa sinjye menya uwo uriwe neza ubundi uri umuntu ugira umutima ubabara ubundi ujya urakara uri marayika uri igiki Jenta ukomeje kunshanga yaba ari undi yaguye akabandi iruhande ibaza ibintu byose nagukoreye n'uyu munsi nibyo ndi kugukorera ariko nawe ni wowe undi iruhande ni wowe wanzanye kwa muganga ni wowe undwaje nyuma yo kukubwira ko umugabo wawe ari we waneye nta nubwo ibyo bikurakaje nabura ngo uvuga ati uyu muntu rwose yashatse kuntwarira umugabo nanga azantwarira umugabo uri hano ku bwanjye hana uyu mugore ninde who is she ni umuntu ni marayika wigize umuntu ni ikivejuru ni iki umutima ubaho ubu muntu bubaho ibaze ko ari njyewe Nimurata ari njye bibayeho menya umugabo wanjye namutwikana n'uwo mugore ariko ibaze ari hano ku bwanjye mwana ibi birandenze ako kanya Jenta aragaruka agasanga Nimurata ari kurira amuhoza akamubwira ati Nimurata baye iki tuza calm down relax umugore utwite ntago bagomba guhangayika nta nubwo bagomba kugira agahinda no kwigunga hato bitazagira ingaruka ku mwana wawe icyaba icyo ari cyo cyose humura ndi kumwe nawe umwana utwite yaba ari uwa Lucas yaba atari we ntago mbyitayeho kano kanya ndi kureba ko umwana utwite n'ubuzima bwawe ntago uwo mwana wawe azavuka udafite ubuzima ntago uwo mwana wawe azagira ubuzima bwiza wowe ubwawe utameze neza so you have to take care of yourself kandi nanjye ndahari nzakwitaho kandi umbabarire kare nari nangiye kukubwira nawe sibyo namaze kubarisha nabarishije nanishyuye aho reka tugenda urashobora kwitwara umeze neza Nimurata ati yego meze neza basohokana mu bitaro ahamagara taxi voiture cyane ko bo bombi hano umwe uba ufite imodoka aramuherekeza akamugeza mu rugo arabanza akanamutekera akamukorera amasuku ibintu byose akabishyira ku murongo Nimurata arabireba bikamurenga Jenta nta kindi kintu akora mara kubikora byose akamusezera akamubwira ati Nimurata
ndagiye uze kurya wiyiteho ejo nzagaruka kukureba. Jinta ahera ko yitahira. Tuve kuri Nimrat twigarukire kuri Ivy aba yasinze no kureba muri telefone byamunaniye, ari kureba muri telefone ngo ahamagare Martha nabura azamucyure. Kureba muri telefone aba yirebamo akabona telefone ebyiri, abura icyo akora, agerageza guhaguruka ngo agende ariko akadandabirana hafi yo kugwa. Hoteli abarimo arimo adandabirana, Kian arareba abari hafi akabona umuntu usa na Ivy, aza yegera kamureba kavuga ati nizere ko ndi kurota. You again? Ivy ufite ikihe kibazo? Wongeye urasinda? Ivy abareba ariko atari kureba umuntu muri imbere, akavuga ati wowe urinda umbaza niba nongeye gusinda se. Ureze njye nawe turaziranye. Kian ati Ivy wasinze pe, mbabarira utahe. Ndataha ubwegera hano mubwira. Fata telefone yanjye urebemo izina Marizo rihamagara, umubwira azanyure. Kian ati mana yanjye nta kindi kintu akora, ahera akafata Ivy kamubaza ati ubundi waparitse? Ndahera akamwereka imodoka, amwaka imfunguzo akamutwara, amutwara iwe agenda akamuryamisha. Kubera ko Ivy aba atanamenyereye inzoga, mw'ijoro hagati atangira no kuruka. Kian byose abyitaho, ariko uko amwitaho akajya avuga ati koko Ivy niba icyo uri kunyura mu biri kugutera kunywa gutya koko. Yose arabyirengagiza akagira ngo ntago yabibonye, ariko akamwitaho. Bucya mu gitondo Kian akigendera asiga Ivy aho ngaho. Mu kumusigaho Ivy arabyuka, mu kubyuka asanga mbere y'igitanda cye hari agachat paper handitseho ngo igitondo cyiza. Atubwo uri gusoma aka gapapuro ndizera uri amahoro, nasize nguteguriye breakfast, ugira ikibazo umpamagare nagiye mu kazi. Ivy ahera ko yisetsa arabyuka, ariko umutwe uba wamenaguritse kubera inzoga aba yanyweye. Afata breakfast, akiri muri ibyo hinjira undi mukobwa. Mu kwinjira Ivy we na nubwo babyitayeho aba ari kwifatira breakfast, undi azamuramutse avuga ati niko se muko bite byawe? Ivy ati ntago ndi mukobwa, ntago ndi muko, nitwa Ivy Kimi. Unyite Kimi cyangwa se unyite Ivy? Wowe se witwa nde? Undi ati uko nitwa ntago bikureba. Ndati ngwiki ntago bindeba. Nta kibazo ko mbona se ufite agatima kabi, wabyuki uko mbona ubyukanye umushiha, wabyukiye ibumoso? Undi ati okay, nitwa Nikita. Ivy ati oh Nikita, byiza guhura nawe, umeze neza se? Kubyukiye hasi? Nikita ati ahubwo ndagira ngo nkubaze
wowe urinde nsanze hano upfana iki n'umugabo wanjye ayivata ariko se ntiwagabanya n'umushiha nkabanza nkifatira breakfast wowe uri kumbaza ngo mpfana iki n'umugabo wawe ninde sobona uru rugo hari umugabo urubamo uru rugo rubamo Kiyani kandi Kiyani n'umusore ndatekereza nta mugore afite ukabamo na Rasta ni umukozi urabizi rero niba uru rugo rubamo umugabo ntago mbizi ikitati se wikigiza nka umugabo wanjye mvuga ni Kiyani ndati none ko ari umugabo wawe ninjye ushinzwe kubaza icyo dupfana muhamagare nyine mubaze uti Ivy mupfana iki ase ubundi wagabanyije umushiha kwicara tugasangira breakfast nk'igitatu ariko ubundi ugira ubwenge ndakubaza kanzanaho ibya breakfast Ivy ati ndumva ufite agashiha reka nirire mwihorere njye n'ubundi ndisonzeye ndahera ko afata igikombe kirimo icyayi uvuga ati iki cyayi ntagongera kukinywa ugomba kunsobanurira urinde uri igiki kuri Kiyani atari ko noneho abantu baragoye hamagara umugabo wawe se umbwiye ko ari umugabo wawe hamagara Kiyani mubaze ngo Kimi Ivy ninde kuri wowe haragusobanurira kwanza winampotaza reka ninywera icyayi Nikitati ntabwo uri bwongere kukinywa ubundi ubukobwa bwo muri iyi minsi mwabaye muti ubwo rero nakabuze wabona waje kwishinja ku mugabo wanjye ngo uwo kugira ngo umutware ndatari ko saba ko uretse ko mwishyira mu myanya koko uretse ko wenda na Kiyani nawe yaba yararebye nabi yarisariye ubu uriteye urareba ubona naje hano kugutwara umugabo kwanza mbisa wintesha umutwe nakubwiye ko nisonzeye uhumura niba Kiyani ari umugabo wawe ntabwo naje kumutwara tuve kuri Ivy ndetse na Nectar tugaruke kuri Nimrod aba ari amasaha mu gitondo yicaye areba kuri telefone agira ngo ahamagare Jinta igihe agiye kumuhamagara yumva hari ukomanga arahaguruka arafungura mu gusanga asanga ari Jinta ndetse na Lucas na Layla aribo baje kumureba yumva ko biswe n'inkuba ariko akabaha karibu Jinta yinjira amubaza tumeze neza Nimrod tumeze neza mama Ivy nta kibazo n'iki na gito mfite ndashima Imana ati wariye se warayuriye ibiryo naraye nguteguriye ndati byose nabiriye pe arabanza agacekinga avuga ati wow bravo nari mfite ubwoba ko utari bubirye sasa hano nakuzaniye igikoma kirimo n'amata aramusukira agatangira no kumuhoreza byose Nimrod arabireba kareba uburyo Jinta afite umutima mwiza Layla nawe yitegereza muramukazi we bikamurenga ahera akasohoka Lucas akamukurikira avuga ati kandi bitewe wo gusohotse reka nkubwize ukuri musaza wanjye uriya si umugore ufite ahubwo ni marayika
arimo arahoreza ni murate igikoma ibaze ko ari kumwita uzi ko neza wagira ngo ni Ivan ari kwitaho Lucas ati ariko narabikubwiye narakubwiye ati nta muntu n'uyu n'umwe uruta umugore wanjye hano uzigera muruta Raila ati none kuki wamuciye inyuma Lucas ati ariko nkubwiziye ni murate umwana twite nagaru wanjye Raila ati yewe ati niyo yaba ari uwawe ntekereza ko nta kibazo byateza kuko ndabona rwose Jinta ameze nk'uwiyakiriye Lucas ati byihorere ibaze ko kugezana n'izi saha umugore wanjye yanze ko tubiganiraho kuva ejo naramwinginze ndabwo ati reka tuganire arambwira ati niba ushaka ko tuganira ku bya Nimurati n'umwana twite nta mwanya mfite niba koko umwana twite ari uwawe azaza ajye mu bandi niba ngukunda ngomba gukunda n'amaraso yawe gusa nyine menya kumemukiye ariko nanone kuko ngukunda ntabwo urukundo ngukunda rwanyemerera kuko urakarira Raila tugeze ngo iki uko niko Jinta yakubwiye nari ngewe ndakuraho inyama nayikura ngayicira hari Lucas ati nyine iryo niryo tandukaniro niyo mpamvu uvuga ati ngewe Imana yanyereye marayika Raila ati shani na marayika byo umugore wawe ntaba haratangaje genda umva byanandenze ese ubu ntange Imana ya mu mutima nk'uyu ntabwo umuntu arawuvukana mbese nifuza neza kumera nk'umugore wawe Lucas ati ahubwo twinjire bataza kugira ngo hari ibindi bintu turimo barinjira agasanga Jinta arimo abaza Nimurati nubwo ati Nimurati hari ikintu ushaka kurya se Nimurati atoya Jinta urakoze cyane ntabwo natekerezaga ko wanyitaho gutya Jinta atoya nta mpamvu erega burya ikosa ntabwo rikosorwa irindi byabaye niba byarabaye ngomba kubyakira kandi wowe nta kosa ufite ikosa rero rifitwe na Lucas niba koko yaremeye kuryamana nawe azi ko ndi umugore we nina makosa rwose ndatekereza ntahagarara yawe ikindi uwo mwana utwite n'umuziranenge amakosa niyo nayakira kuri wowe na Lucas ngomba nabara no gutekereza kuri uwo mwana utwite reka tubanze tukwiteho umwana avuke ibintu bijye ku murongo ibindi by'amahane n'ibiki byose bizazanye sibyo se basi ibi bintu ntabwo nshaka ko tubiganiraho ngende hano kugira ngo nkwiteho ugire ubuzima bwiza kandi uzabyara umwana muzima tuve aho ngaho twigarukire kuri Nikita ndetse na Ivy rwose aba yamuciye amazi ariko mbwatire reka nkubwire wa mukobwa njye ntabwo ndi hano gutwara umugabo wawe nakubwiye hamagara umugabo wawe umubaza ati Kimi Ivy ni igiki kuri wowe yagusobanurira Nikita ati wansobanuye ari wowe Nikita azamura urushyi ngakubite Ivy ahera karufata ntabwo ati reka nkubwize ukuri Nikita arya bamwe ngo witwa Nikita na data wambyaye Lucas ntiyigeza nkoze inkoni ntaratinyuka no kuntunga urutoki nta n'umunsi arazamura n'urushinga nkubita anshwa wowe utazi n'uburyo navutsemo n'uburyo mbayeho wowe uratinyuka kunkoraho cyane wongere kwiyanga ngo nkoreho pe kuko nakwereka cukara yanjye rimwe na rimwe Ivy njya nigira umwana mwiza nkabera abantu umwana mwiza ariko bikabatera kunsuzugura reba nk'igihe nahereye nkwibwira ngiye ko ntawe umure n'umugabo wawe harya ngo umugabo wawe ese ubundi twaba dufite aho duhuriye bigutwaye iki ikindi ntago nsanganye nawe usanze niyicariye ahangaha uraje nunambajije ese ubundi usanze hari icyo dupfanara nubwo usanze ndi mushiki
bati bashiki be bose ariko ndabazi ahubwo uri igice asa ubundi nkanguriye iki Kimati ibyo ntago bikureba icyo ndi cyo cyose ntago bikureba nakoroheye nakubashye sinzi impamvu wakomeje kwigira uwadanje nakubwiye icara dusangire wabyanze icara tuganire ntubishaka gukomeza unshinja ibintu ntazi iyo biva niyo bigana ndati none niba utari kumbwira icyo mupfana uri hano nkanda ndabona ushyambaye ino tonight waraye ugira wararanye na Kian ahiva hera kaseka avuga atari kabokobwa binjije bibicucu kuko baba asubundi naba nararanye nawe namazi nikituma ujinyura mwica afata cyacyaye Ivy yarari kunywa akakimumenaho Ivy yarakavuza induru umukozi wa Kian nawe ahera kaza akibibona ahera kagira ubwoba agahamagara Kian akamubwira ati Kian iwawe birakomeye Nikita yaje hano ahasanze Ivy none amumenyeho icyayi tabara inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese ibyo Nikita akoze byari bikwiriye ubundi se ni ngombwa kugira umujinya w'umurandura nzuzi nk'uyu byose twibaza mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane yewe nitwa Ateti ngiye yandika kandi ni nanjye wibagezaho